Bakundwa bavandimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndifuza kubasangiza amagambo yuzuye ubwenge, amagambo ashobora kukongera imbaraga, akagusubiza icyizere, akagufasha guhagarara neza n'igihe ibintu bisa n'ibigoye. Aho uyu munsi si impanuka, Imana iza aho uri, izi urugamba urimo kandi izi naho iganisha ubuzima bwawe. Hari igihe ubuzima usanga biri kuduca intege, hari igihe wibaza uti ese koko Imana irambona, ese amasengesho yanjye arumvwa? Ibyo bitekerezo si bibi, ariko ntukemere ko bikuyobora. Kwizera si ukubona ibisubizo byose, kwizera ni ukwiringira Imana niyo utumva ko ibintu bigenda kubishaka. Ibi bivuze ko niyo waba wacitse intege uyu munsi, Imana ifite ubushobozi bwo kugusubiza imbaraga nshya. Si imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo ni imbaraga z'umutima n'iz'umwuka. Ntukagereranye urugendo rwawe n'urw'abandi. Hari abo ubona bageze kure, ariko ntuzi urugamba banyuzemo. Imana ikora ku gihe cyayo, kandi ikigusaba ni ugukomeza kuyiringira. Iyo ugeragejwe ntibivuze ko wananiwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko uri mu nzira yo gukura. Wibuke ko Imana ikora cyane cyane mu gihe wumva ko nta kikora. Iyo imiryango yose ifunze, Imana ifungura imiryango itari isanzwe. Iyo abantu bakwihakanye, Imana yo yonyine niyo ibasha kukuba hafi. Iyi si ikubwira iti ntushoboye, Imana yirakubwira ati mwana wanjye, ufite umugambi mwiza kuri wowe. Ntukareke amagambo y'abantu bakurusha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo shingiro ry'ubuzima bwawe. Soma, wumve, utekereze, kandi urishyire mu bikorwa. Ibyo ni byo bizatuma kwizera kwawe gukura buri munsi. Bakundwa, ndashaka kukubwira iki kintu kimwe cy'ingenzi: nturi wenyine. Imana iri kumwe nawe. No mu rugendo urimo, komera, ukomeze gusenga, ukomeze kwizera, kandi ntuzacike intege. Ibyo Imana yasezeranye bizasohora, kuko ntibeshya. Niba aya magambo akugeze ku mutima, ndagusaba kuyagumana, kuyasengera no kuyasangiza abandi. Komeza ukurikire Pastor Iba Official, kuko Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Nibagire gukora subscribe. Imana iguhe umugisha.